ku murongo wa telefone twe n'umuvugizi wa Rayon Sport yifuje kugira icyo yatwunganira. Bwana Ngabo Icondo, wiriwe neza? Mwiriweho muraho? Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, nta kibazo rwose. Ejo nabonye ya post yawe yejo bundi. Ntabwo y'indege iguruka ukuntu. Indege iguruka? Iyo kwiramukiriza abantu b'inshuti zanjye mbabwira ko uyu mwaka rwose ukwiriye kuba umwaka mwiza kuri. Okay. Ngabo tuguhamagaye live mu kiganiro Plateau kugira ngo mu by'ukuri muduhe ibisobanuro byadufasha byafasha n'abaduteza amatwi. Iki kibazo cy'aba bakinnyi bakomoka mu gihugu cya Uganda batatu bakinira ikipe ya Rayon Sport kuko umwe mwamaze gutandukana nawe. Yego. Tuhe ishusho bite aba basore kubera iki batari baripotinga muri camp basange bagenzi babo abari bagiye nabo baraje kuki aba basore bakomoka mu gihugu cya Uganda batari baboneka. Murakoze. Ku ikubitiro ikipe ya Rayon Sport ntabwo yateganyije ibiruhuko by'iminsi mikuru birebire. Ubuyobozi nyuma yo kubona ko shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda izasubukurwa ku itariki 12 ari natwe tuzakina match ya mbere, ku nama z'umutoza hafashwe umwanzuro ko atafatwa ibiruhuko kugira ngo bitazatuma abakinnyi bagaruka bamaze igihe kinini badakora imyitozo bagasa nk'abakeneye pre-season kandi nta mwanya wayo uhari. Byabaye ngombwa ko abayobozi bafata umwanzuro baravuga bati ni mukomeze imyitozo nyuma yo kurangiza fazare, tuzabaha ikiruhuko cy'icyumweru kimwe cyonyine cy'iminsi mikuru, ubundi mukomeze akazi nk'uko bisanzwe ukora ko fazare turi zahita isubukurwa. Abakinnyi babiri gusa nibo bahawe uruhushya kubera impamvu zari zasobanuwe. Eritier Luvumbu Nzinga na Youssef Rab bari bafite impamvu zitandukanye. Luvumbu yaragiye kurwaza, Youssef yaragiye gukora ubukwe. Abo ngabo bahawe uruhushya, yewe banagarutse mu myitozo ku munsi w'ejo barakoze baranakorana na bagenzi babo. Abo mwari mukomojeho Bare Ojera ndetse na Simon Tamale bo bagiye badafite uruhushya. Ubwo nta makuru yabo menshi dufite, ubwo duheruka kuvugana hari ku munsi wo kwa kabiri batubwira ko bagiye kuza. Ubwo twiteze ko bagomba kugera i Kigali vuba bagatangira imyitozo na bagenzi babo. Ibijyanye n'uburyo ikibazo cyabo kizaba handled bizaterwa n'igihe bazazira kandi birasaba ko babanza kuhagera. Nta makuru menshi tubafiteho rero. Umwe muri bo yatangaje ko yagize ikibazo cy'imvune ku mukino w'ikipe ya APRFC, nyuma yahakoresha na MRI test igaragaza yuko agomba kubagwa. N'umuzamu Simon Tamare. Iki cy'imvune ya Simon Tamare murakizi muri Rayon Sport? Murakoze. Simon Tamale nabonye yavuze ko ngo ari kuri match ya APR, ariko match ya APR yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 hari kuri journée ndumva nk'iya 10 ya shampiyona. Nyuma yaho yakomeje gukina. Ikibazo cye itsinda ry'abaganga team ya medical team ya Rayon Sport ntabwo ikizi iyo mvune. Avuga ko ngo yari ikeneye operation, yari ikeneye kubagwa. Ibyo bintu ntabyo Rayon Sport izi rwose. Twanibaje tutse yaribagishije kuko ubundi ni inshingano za ekipe kuvuza umukinnyi we ubwe ntago ari we wivuza, ntago ari we wibagisha. Ibyo rero byo byakomeje kudushyira mu rujijo, ariko turategereje. Nta bikomeye, nta byahatari. Abahari bari bukine umukino wa Gasogi, umukino turimo twitegura. Abo bana nabo nibaza ikibazo cyabo ubuyobozi buzagihandlinga, buzagikemura mu gihe bazaba bamaze kuhagera. Ariko Ngabo nta byahatari, n'abakozi b'ikipe, abafana bakiri no kumenya n'abakinyi byibuze banabanzamo muri 11. Umuntu ashobora kuvuga ati nta kindi kibazo kiri behind mu by'ukuri kuri aba basore wenda gituma batazi ko n'abasore mu gihugu cya Uganda tutamenyerewe ino myitwarire. Icyo ntemeranya nawe ni ukuvuga ngo abasore bo mu gihugu cya Uganda tutamenyerewe imyitwarire kubera ko ntabwo imyitwarire igenda muri nationality. Imyitwarire ntabwo igenda mu gihugu umuntu avukamo. Imyitwarire buri muntu yagiriye. Ahubwo icyo mvuga ni ikibazo kuba abakozi ba ekipe batari mu kazi ka ekipe. Icyo cyo ni ikibazo ukwacyo. Icyo ndimo mvuga ni si cyahatari, ni ukuba hari icyo byahindura mu gutegura match yo gufungura fazere. Yego. Icyo cyo ni ikindi. Niyo mpamvu nari ntanze ubwo butumwa ku bakurikirana ekipe ya Rayon Sport babwira ni uko ubuzima bwa ekipe burakomeza. Hanyuma wari ukomeje kukanuka avuga kati nta kindi kibazo, nta mpamvu wenda yaba biri inyuma. Abantu benshi bakunda gukomoza ku bijyanye n'impamvu z'amafaranga. Aba bagabo amarekritema yabo bayahawe yose uko yakabaye, imishahara yabo bayihawe uko yakabaye, amaprime yabo bayahawe uko yakabaye. Niyo mpamvu mvuga nti ikibazo cyabo kizakemurwa, kizaganirwaho n'ubuyobozi nabo kuko
nibo bafitanye amasezerano n'umukoresha wabo ari we Rayon Sport mu gihe bazaba bagarutse mu kazi. Ikibazo cya Jado Castar. Ngabo wiriweho neza Jado. Yego Ngabo umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport uri buze kubona umutoza ukomoka mu Buganda abanyezamu mwari mufite mwashesha amasezerano mu gatandukana akabona bene gihugu be batatu nawe ubwawe tubwiye ko bataye akazi nta ruhushya kugera n'uyu munsi barimo kwica akazi nta ruhushya bagenzi babo barimo barabira ibyuya bategura shampiyona akazi kibuga katangiye nawe ubwawe uratubwira ko nta makuru ahari ku kigo nka Rayon Sport uza kuvuga nk'ibyo ndimo mbona reaction ahangaha avuga ati ikigo cyacu kinini Rayon Sport cyasuzuguye rwose suko mugomba kuza kubijera cyangwa se niki abarundi no bavuga ngo agahaze nta kindi ni ikihe kibazo mutekereza cyatumye aba basore basa nk'ababiviriyeho indimwe bose bagakora icyo umuntu yakwita kwigomeka nshingiye kubisobanura mutanze. Murakoze reka ngaruke kuri uwo mutoza w'abanyezamu. Umutoza w'abanyezamu Sam mbere yuko fazare irangira habaye ama offre yagiye agira amadil yagiye agira ama equipe yagiye amwifuza anabimenyesha ubuyobozi ko afite amadil afite ahandi hatandukanye barimo bagenda bamwifuza bamuhibi bamuhabiriye ajya mu biruhuko yewe yanagarutse kare kuko we ku itariki 3 yari ari muri camp ya equipe yari yagarutse muri yagarutse mu kazi ariko mu kugaruka nabwo yagarutse abwiye abayobozi ko biramutse ari bishoboka basesa amasezerano akigendera kuko yabonye aho bamuha amafaranga yisumbuye kuyo Rayon Sport yamuhaga. Rayon Sport ubwo icyashoboka ko ari uko renegocia amasezerano bakareba niba hari icyo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamwongereraho cyangwa se bakamuha libera akaba yajya aho ngaho n'ubundi yifuzwaga. Ni ibintu twari dusanzwe tuzi ko afite ayo ma offre ntaho bihuriye n'ibyaba bakinyi kuko we yagarutse no mu kazi ibyo byose yabiganiriye n'ubuyobozi ari i Kigali mu Rwanda nta kibazo ntaho bihuriye n'ibya bagenzi be tubyise ibya nationality byo tubyise ngo bagenzi be babagande ariko ni nabyo twifuza no kubakinyi niba hari ibyo wenda babona byakabaye bikosoka mu buryo cyangwa buriya ntago tubizi kuko ntabwo Rayon Sport yigeze iganirizwa n'aba bakinyi ngo bagaragaze impungenge runaka zatuma batitabira akazi. Niyo mpamvu tuvuga ngo iki kibazo kizaganirwaho cyangwa kizakemurwa ari uko abakinyi bageze i Kigali ntabwo turababona rero bazaze muzigiye bazazira ko nta communication muravugana nabo muzigiye bazaza. Kabiri bari batubwiye ko bari buhaguruke ngo bari batubwiye ko bahaguruka kwa gatatu mu gitondo urugendo ruva Uganda uyukoresheje bisi n'amasaha 12 bakabaye ubu bahageze nta yindi communication turabona ubwo nituyibona turayibamenyesha. Hanyuma ngabo turimo ngira ngo tugana ku musozo Rayon Sport igiye ku isoko muri iyi minsi tubonye Rayon Sport izana umunyezamu ku munsi w'ejo iramusinyisha twabonye Rayon Sport yazanye ba rutayizamu babiri gendeye ku mafoto yaba umuzima ndetse n'undi urimo gukira n'abantu mwasinyishije. Yego wareba n'aba basoro badahari ukabona umwe no munyezamu abandi babiri bari mu myanya iri offensive uza gutekerezaho akavuga ati nyamara iki kibazo kirakomeye ndetse Rayon Sport yakoze par anticipation yakoreye imbere ahubwo ibashakira igisubizo isa nk'iteganya nyine ko bashobora kuza kwigomeka wamusubiza iki? Murakoze kuri icyo ngicyo cyo ntabwo ari byo. Rayon Sport yari isanganywe imyanya 4 yagomba kuguramo abakinyi. Rayon Sport igura abakinyi yaguze abakinyi umwaka w'imikino utangira twatangiranye abakinyi 26 hagati muri faza ya twongeramo undi umwe uhirekeza 27 twari dufite imyanya 3 yo kuguramo abakinyi. Nubundi iki kibazo cy'aba abakinyi ba Ojera na ba Bare na ba Tamale iyo kitaba nubundi Rayon Sport yari gushyiremo abakinyi. Impamvu hajemo yari gushyiramo abakinyi 3. Impamvu hajemo umunyezamu nuko mubizi ko twatakaje umunyezamu wacu Adolphe Hakizimana werekeje muri AS Kigali tumwifurije n'amahirwe ko yadukiniye imyaka 4 n'umuntu twabanye neza yahisemo kujya gushakishiriza ahandi. Niyo mpamvu twagomba kongeramo umunyezamu naho ubundi ntabwo ari ukwantisipa kubera ko iyo myanya n'ubundi twari twarayireserve kugira ngo tuzaranforce muri phase retour. Hanyuma umunyezamu waje Khadim Diaye nk'umuntu ukurikirana imyitozo buri munsi no umunyezamu n'ubundi uri buze gutanga akazi muri presence ya Simon
muri absence ye yaba hari cyangwa adahari biraza gusaba gukora cyane haba kuri Simon haba kuri Bonner haba no kuri Indiaye kugira ngo barwanire umwanya ariko no munyezamu uri ku rwego rwo kurwanira umwanya ubanzamo so umunyezamu uje kwicara ku ntebe y'abasimbuzi. Ngabo urakoze cyane. Murakoze cyane BNB. So ibyo rero ibisobanuro by'ubuyobozi ntago bano basore twagize amahirwe uwamwe muri iyo feyoto yose twirukanka urumva yose nshimishijwe na maturite ya Ngabo nk'umuvugizi muri iyo feyoto yose uko twayimazemo igihe kinini unshimishije n'Ingabo nk'umuvugizi gusa yarakoze cyane Ngabo niyo flexibility mu by'ukuri nibyo yaba flexibility yaba isobanuro atanga yaba articulation yaba igisubizo kuri buri ubona ko yiteguye ku myaka ye Ngabo kudoshapo ubwo arabasubije ku kibazo cya Simon Tamari ubuyobozi bwumvishe position ntago bazimvuneye ubwo no kuvuga ngo Simon Tamari uri yabafite uruhuri rw'amakosa yanahanye iyo yamara yikoresheje ibugande narumva nibyo ntabyo bazi ubuyobozi ntabyo bazi erega amakuru y'aba basore urumva nuko umunyamakuru burya aramezira urumva umunyamakuru aramezira aba basore ibyo barimo batangaza n'ikibazo barimo bivugira n'ibiki byari byo byose birazwi n'ubuyobozi burakizi natwe turabizi franchement Desirenge ku giti cyanjye hashize iminsi itari munsi y'ikenda numvishe ikibazo cy'aba basore ndanakibaza akenshi byinshi manza kubibaza hano muri iyi nzu kubera ko nzi ko dufite abanyamakuru bakomeye kandi bahagije bo kujya kuri tere ntawe nabonye mu iyo situation ariko ibyo rero numvishe bivi iruhande rwabo iwabo mu Bugande urumva ni ibibazo ndetse ibyinshi bitiganjemo ibyo mu kibuga byinshi bitiganjemo ibyo mu kibuga ubona ari ibyo hanze y'ikibuga ko kiraro rwose yaratubwiye ibyo nabyemera mu bakinyi nk'aba ngaba babura amezi 6 kandi offers nk'izo ngizo ibya offer byo no kubivuga no kugira nibiki n'abasore mu ijambo rimwe umuntu atiri bajya muri detail bifashe nk'abasuzugurwa numva Desire bifashe nk'abasuzugurwa bafatiye ku bandi bifashe nk'abasuzugurwa cyane cyane bakavuga ko byakabije nyuma yaho uyu mutoza afite equipe wade abaye umutoza mukuru bisa nkaho rwose ari ikibazo direct hagati yabo n'ubatoza ubu kurenza ibindi byose so nibaza abayobozi bazamenya ko babitwara bazamenya n'iki ariko umwuka nk'uyu muri dressing room c'est pas nécessaire umuntu agiye mu rugamba rukomeye nk'urw'iminsi 15 isigaye ya championnat c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire oya turazi n'akamaro Ojera amaze muri equipe ya Rayon Sport natotsinda ari makinyi bakrea okaziyo nyinshi cyane muri Rayon Sport kutamugira muri equipe n'igihombo ku ruhande rw'umutozo ubwo araza kutubwira waraza kubyakopa gute arabikora gute kuba hari abakinyi byo barahari bakina mu myanya yaba ngaba ariko nicyo kintu jadatubwiye ese baba umubano wabo n'aba bakinyi b'Abagande hagati ye n'aba bakinyi b'Abagande umeze uti ni ikintu wa mugani nacyo ubwo ku mugoroba abantu bazumva ku munsi w'ejo cyo no mu Nyamuritania yadutangarije Rayon Sport cyafite mu byinshi nta mutoza wungirije ifite nta mutoza w'abazamu ifite staff technique urumva irimo umuntu umwe sofa harimo ibintu byinshi mu by'ukuri kuri equipe ya Rayon Sport mu gihe habura amasaha make cyane ngo batangire imikino yo kwishyura ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport nabo bakinyi bagira icyo batangaza tuzabagira kuko nabo turimo turagerageza twumve mu by'ukuri ku ruhande rwabo icyabafasha nk'ubu nuko batsinda match ya Gasogi kugira ngo bitaba byinshi bibi kurushaho naho ubundi iyo rezilita zibuze muri no mu situation nk'aya hari igihe bita bigorana bivyara crise bita bibyara crise turabizi crise muri aya makipe yacu turabizi cyane muri rusange nibyo ngibyo rero ubwo kuri Rayon Sport